nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Mwebwe tubana buri munsi, ndizera yuko mwantangira ubuhamya. Hanyuma rero nk'uko mwabibonye, uyu munsi tugiye kuza turebera hamwe amagambo agera ku 10 meza ushobora kuba wabwira umukobwa maze akishima. Ni amagambo yakorewe ubushakashatsi, dore ko twagiye twifashisha n'ibitabo bigiye bitandukanye mu byerekeranye n'imibanire ndetse n'urukundo. Urugero nk'igitabo twasomye muri ibyo ngibyo harimo nk'igitabo cyitwa The 5 Love Languages. Ni igitabo cyanditswe na Gary Chapman. Uyu ni umuhanga cyane mu byerekeranye n'urukundo. Hanyuma rero uyu munsi munyemerere turamburire hamwe icyo gitabo kigiye kutwereka imitoma cyangwa amagambo agera ku 10 meza ushobora kuba wabwira umukobwa maze akamushimisha, yaba ataranagukunda akaba yatangira kugenda akwiyumvamo. Hanyuma rero tugiye guhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Hano ushobora kwibaza utese ikiri ku mwanya wa mbere cyaba ari ikihe? Hanyuma rero ngiye tubana buri munsi, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikindi kandi niba uri buze kuba nuza gukunda kino kiganiro, uze gukora kuri like kuko biri buze kutwereka yuko mwakunze ibyo dukora. Hanyuma rero nguhaye ikaze. Umutoma rero bashyize ku mwanya wa 10 cyangwa ijambo cyangwa icyo wakita nk'interuro bashyize ku mwanya wa 10 ushobora kuba wabwira umukobwa ngo uzamubwire uti burya ijwi ryawe rifite uburyo bwihariye bwo gutuma nshaka gukomeza kukumva. Hari amajwi, hari ibintu byinshi ushobora kuba wagenda ubwira umukobwa, ariko ngo iyi nteruro iyo uyibwiye umukobwa ngatangira kugenda akwiyumvamo. Urugero nk'iyo umubwiye uti hari amajwi menshi umuntu yumva ariko ijwi ryawe rifite ikintu kidasanzwe. Iyo utangiye kuvuga numva nifuza ko ikiganiro cyakomeza n'ijwi numva ntashobora kurambirwa kumva. Nyine hano ushaka kumubwira yuko iyo muri kuganira ubyishimira, ushaka kumwereka yuko umwishimira muri rusange. Rero ngiri ni ijambo cyangwa n'interuro izagufasha kuba uyu mukobwa yatangira kugenda akwiyumvamo, cyangwa wakomeza no kugenda umwereka yuko uyu mukobwa umwitayeho. Uyu wari umutoma cyangwa yari interuro bashyize ku mwanya wa 10. Twagiye ku mwanya wa 9. Hanyuma rero ku mwanya wa 9 interuro baje kuba bashyiraho cyangwa umutoma baje kuba bashyiraho, baravuze bati uzabwire umukobwa uti sinzi niba ubizi, ariko iyo ndi kumwe nawe numva ndi ahantu heza kurusha ahandi hose. Iri rero ngo ni umutoma mwiza cyane abakobwa bose bakunda, cyangwa iyi ni interuro buri mukobwa wese yifuza kuba yayibwirwa n'umusore muri rusange. Nk'urugero ukabubwira uti kuba hafi yawe bituma numva mfite amahoro n'umunezero, ntabwo mba nkeneye kujya ahandi hantu hihariye kugira ngo nishime, kuko iyo ndi kumwe nawe numva ndi ahantu heza cyane. Uyu rero ngo ni umutoma uzagufasha kuba uyu mukobwa yatangira kugenda akwiyumvamo. Ni umutoma uzagufasha kuba uyu mukobwa yatangira yumva ko nyine umukunda. Ikindi kandi bizatuma uyu mukobwa nawe atangira kugenda akwiyumvamo gahoro gahoro. Ikindi kandi niba mukundana muri rusange, urukundo rwanyu ruzaramba. Uyu rero akaba ari umutoma bashyize ku mwanya wa 9. Twagiye ku mwanya wa 8. Twibuse rero umutoma bashyize ku mwanya wa 8 ni umutoma w'ingirakamaro cyane, kuko buri mukobwa wese yifuza kuba yawumva. Urugero uyu mutoma uravuga ngo iyo ndebye mu maso hawe nibagirwa ibyo nashakaga kuvuga. Uyu rwose ngo ni umutoma mwiza cyane aba bahanga bagiye bashimangira, kuko ngo ni umutoma utuma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo. Umukobwa atangira nyine kumva ko umwitayeho. Urugero hano ukamubwira uti hari igihe umuntu aba yateguye amagambo menshi ariko akakubona byose bikayoyoka. Amaso yawe afite uburyo bwo gukurura ibitekerezo byanjye byose. Niyo mpamvu iyo nkurebye rimwe na rimwe nsigara ntagifite icyo mvuga. Uyu rero ngo ni umutoma mwiza cyane uzagufasha kuba uyu mukobwa yatangira kugenda akwiyumvamo rwose. Nkomeza kubabwira yuko iyi ari imitoma yakorewe ubushakashatsi, kandi nawe ndizera yuko uri kugenda wumva uburemere bw'aya magambo.
Ku mwanya wa karindwi rero umutoma bashyizeho cyangwa interuro bashyizeho baravuze ngo uzabwire umukobwa uti niba ubwiza bwaba icyaha wowe wari kuba umuntu ushakishwa cyane. Uyu rero ngo ni umutoma nawo mwiza cyane buri mukobwa wese yifuza kumva, kuko iyo umubwiye uti ubwiza bwawe ntabwo ari ubwiza busanzwe umuntu abona buri munsi, ni ubwiza butuma umuntu ahagarara akakureba ubwa kabiri. Ni bwa bwiza nyine butuma umuntu adahaga kukureba. Iyo ubwiza buba icyaha wowe wari kuba uzwi cyane. Uyu ngo ni umutoma mwiza cyane ushobora kuba wakoresha, ni umutoma bashyize ku mwanya wa karindwi ushobora kuba wakoresha maze umukobwa agatangira kugenda akwiyumvamo, cyangwa niyo mwaba mukundana muri rusange uyu mukobwa akaba yabona yuko umwitayeho. Ikindi kandi uyu mukobwa atangira kubona yuko udashaka kuba wamutakaza. Hanyuma rero umutoma bashyize ku mwanya wa gatandatu cyangwa interuro bashyize ku mwanya wa gatandatu y'ingenzi baravuze ngo uzabwire uyu mukobwa uti hari abantu beza benshi ariko wowe ufite ikintu kidasanzwe ntashobora gusanga ku bandi. Uyu rero cyane cyane nyine uyu mutoma iyo umubwiye uba uri gusanisha n'abakobwa muri rusange, kuko abo bantu bandi uba uri kuvuga baba ari abakobwa bagenzi be. Ushobora kuba wamubwira uti hari abantu benshi beza kandi rwose beza cyane mu buryo butandukanye, ariko kuri wowe hari ikintu kidasanzwe gituma utandukana n'abandi bose. Ni ikintu ntashobora gusobanura neza ariko nicyo gituma wowe uba uwihariye mu buzima bwanjye. Uyu rero ngo ni umutoma ushobora kuba wakoresha ubwira umukobwa, kandi rwose hano nta kabuza uyu mukobwa azatangira kugenda abona yuko umwitayeho. Uyu mukobwa azatangira kugenda abona yuko umuzirikana, azatangira kubona yuko nyine nawe akwiriye kugira icyo yakora muri urwo rukundo rwanyu kugira ngo rube rwakura rujya hejuru muri rusange. Hanyuma rero ku mwanya wa gatanu bashyizeho umutoma w'ingirakamaro baravuze ngo uzabwire umukobwa uti iyo ubwiza bwawe bwaba indirimbo, cyangwa ubwiza bwawe buramutse bubaye indirimbo, cyangwa iyo buza kuba indirimbo muri rusange, nari kuyumva buri munsi ntarambiwe. Uyu ngo ni umutoma mwiza cyane rwose w'ingirakamaro, kuko aba bagabo bavuze yuko uyu mutoma iyo uwubwiye umukobwa muri rusange atangira kugenda nyine yumva ko mu by'ukuri akunzwe. Ni kwa kundi nyine umukobwa atangira kugenda yumva ko atari wenyine. Uzamubwira uti hari ibintu byiza umuntu atajya arambirwa kureba cyangwa kumva, niko ubwiza bwawe bwaba bumeze kuri njyewe. Muri rusange nyine hano buri kugenda umwereka yuko ubu bwiza bwe nyine bugutangaza kandi bugushimisha. Ukomeza umubwira uti nari gukomeza kubwishimira buri munsi nk'indirimbo nziza umuntu atajya arambirwa. Hano nyine ubushatse kumwumvisha yuko nyine ubwiza bw'iyo buza kuba nk'indirimbo wari kuba wenda nyine wari kuba ufite amahirwe yo kuba wari kubushyira muri telefone ukajya usubiramo iyo ndirimbo inshuro zose ushaka, kuko hano uba watangiye gukurura uyu mukobwa. Uyu mukobwa nta kabuza azatangira kugenda yiyumva yuko akunzwe kandi atari wenyine muri rusange. Hanyuma rero umutoma bashyize ku mwanya wa kane nawo ni umutoma w'ingirakamaro cyangwa interuro, kuko baravuze ngo uzabwire umukobwa uti iyo uri hafi yanjye nifuza ko igihe gihagarara gato. Cyangwa nyine hano ushaka kumwereka yuko nyine iyo muri kumwe uba wifuza ko atataha, uba wifuza ko mwagumana. Uyu rero ngo ni umutoma abakobwa bose ukunda gusanga bashimishwa nawo. Umubwira uti iyo turi kumwe numva igihe kigenda vuba cyane, sinzi impamvu iyo turi kumwe mbona igihe kigenda, buri munota mba ndi kumwe nawe uba udasanzwe kuri njyewe. Hano uri gushaka nyine kumwereka yuko buri umunota wose mwaba muri kumwe uba ubona yuko nyine ari umunota udasanzwe kuri wowe. Umubwira uti niyo mpamvu rimwe na rimwe nifuza ko igihe cyahagarara gato nkishimira kuba ndi kumwe nawe. Uyu rero ngo ni umutoma mwiza cyane rwose uzagufasha kuba uyu mukobwa yatangira kugenda akwiyumvamo. Ni umutoma mwiza cyane. Hanyuma ku mwanya wa gatatu umutoma bano bagabo b'abahanga dushyire kuri uyu mwanya wa gatatu ni umutoma w'ingirakamaro cyane, kuko baravuze bati uzabwire umukobwa uti ntabwo nkeneye kureba inyenyeri nijoro. Ndasubiramo, ntabwo nkeneye kureba inyenyeri nijoro kuko mfite umuntu urusha izo nyenyeri kumurika.
hano rero uba ushatse kumwereka yuko nyine uyu mukobwa ameze nk'inyenyeri mu maso yawe. Uyu ni umutoma mwiza cyane uzagufasha kuba uyu mukobwa yatangira kubona yuko nyine umwitayeho. Ni umutoma uzamwereka yuko uyu mukobwa umukunda, umubwira uti inyenyeri zishobora kumurika mu kirere ariko hari umuntu numva urusha izo nyenyeri kumurika. Iyo ndi kumwe nawe ubwiza bwawe butuma ntifuza ikindi kintu, kuko kuri njyewe uri umucyo udasanzwe. Uyu ngo ni umutoma mwiza cyane uzagufasha kuba uyu mukobwa yatangira kubona yuko nyine umukunda. Ikindi kandi uyu mutoma uzatuma uyu mukobwa nyine nawe urukundo yaragufitiye rutangira kugenda ruzamuka muri we. Hanyuma rero ku mwanya wa kabiri umutoma bashyizeho ni umutoma w'ingirakamaro cyane. Ni umutoma aba bahanga bibanzeho cyane kuko uri buze gusanga ari umutoma udasanzwe. Baravuze ngo uzabwire umukobwa uti ntabwo nzi niba ndi umuntu ufite amahirwe, ariko kuba narakumenye niyo mahirwe adasanzwe nagize. Hano bushatse kumwereka yuko nyine kuba waramumenye, kuba mwaramenyanye, kuba yaragukunze, ushaka kumwereka yuko nyine wabyishimiye, wanyuzwe. Umubwira uti kukumenya byahinduye uburyo mbona amahirwe mu buzima. Ntabwo nzi niba ndi umuntu ugira amahirwe muri byose, ariko kuba narahuye nawe ni ikintu nishimira kuri njye. Kuba narakumenye ubwo ni impano idasanzwe. Uyu rero ngo ni umutoma abakobwa bose bifuza kuba babwirwa na buri mukunzi wabo cyangwa umuhungu waba ushaka kuba yabereka yuko abakunda muri rusange. Uyu ni umutoma rero uzakoresha ukaba wakomeza kugenda ukurura ibyiyumviro by'uyu mukobwa. Hanyuma rero umutoma bashyize ku mwanya wa mbere nawe urawumva ko ni umutoma ufite uburemere, kuko ni umutoma w'intoranywa, niyo mpamvu usabwa kuwumva. Ariko mbere y'uko nkubwira uyu mutoma bashyize ku mwanya wa mbere, niba ukunda ibyo dukora reba hasi ukore kuri subscribe, kuko bizatuma wunguka byinshi, kuko uyu ni wo muyoboro wa YouTube wabasobanutse kandi basobanukiwe. Wowe unyumva uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, wowe unyumva uri mu gihugu cy'u Burundi, wowe unyumva aho uri hose waba uherereye hano kuri iyi si, ndagushimira kuko hari abantu benshi bakomeza kugenda banyereka yuko banyishimira. Hari abantu benshi bakomeza kugenda batwereka yuko bakunda ibyo dukora. Ibi natwe rero bikaba bidutera imbaraga. Hanyuma rero niba wakunze kino kiganiro, reba hasi ukore ku gikumwe cyangwa ukore kuri like. Hanyuma rero twihuse reka tujye ku mwanya wa mbere. Hanyuma rero ku mwanya wa mbere umutoma bano bagabo baje kuba bashyiraho, uzabwira umukobwa uti ntabwo uri mwiza gusa, uri n'umuntu utuma abandi bumva banezerewe. Uyu rero ni umutoma ngo uzatuma uyu mukobwa atangira kugenda akwiyumvamo, kuko uba umwereka yuko nyine atari wowe wenyine umwishimira cyangwa atari wowe wenyine umushaka, ahubwo hari n'abandi bifuza kuba bamuganiriza ariko bakaba babura ayo mahirwe. Umubwira uti ubwiza bwawe bushobora gutuma abantu bagukunda, ariko umutima wawe niwo utuma bakomeza kugukunda kurushaho. Ufite uburyo bwo gutuma umuntu yumva yisanzuye kandi afite agaciro, kandi ibyo ni kimwe mu bintu byiza cyane bitandukanya abantu n'abandi nyine, cyangwa bitandukanya umuntu n'undi muri rusange. Hanyuma rero uyu akaba ari wo mutoma ukomeye cyane wazabwira umukobwa, akaba yatangira kugenda yumva ko uyu mukobwa rwose uba cyangwa uyu mukobwa umwitayeho. Hanyuma rero njye nitwa Leo Dukuze. Icyo nagushishikariza ni uko wakora kuri subscribe, naho icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika maze ugakomeza kugubwa neza. Ndagushimiye cyane.